abagabo Imana ijye bafasha kuko murabagira mugira ababagenza batubwira aho mwiriwe nabo mwirirwanye mukagira ababashinja bavuga yuko murarayo mukagira n'abacamanza neza bavuga uko bizagenda bakazicyaga ko nta nijoro muzabona kuko mu gihe kibi duteza Imana ingaru kuki wabyemeye kuki wamumpaye kuki wanjyanyeyo kuki watumye tumenyana kuki nababyaye babana iyo mupfa mugashira ibyo ni byo mu gihe kibi kujya gusenga no kujya kwikubita hasi Imana urampemukiye mbese mu gihe kibi iyo wihaye kuvuga wubahuka Imana uzi ko igihe kibi cyiza bakundanye kubona bateranya imigongo igihe kibi ntigitinya ya mitoma mwavuze mu rugo igihe kibi rero ntabwo cya 10 n'amaturo igihe kibi kikugeraho ukanakibona kandi nta hantu wagikwepera amasengesho yo mu gihe kibi akunda kuba arimo kubahuka Imana iyo ucecetse ukanasenga umwuka wera guha ibisubizo bizima kuko ubusa uri nk'ahantu urimo kontororisi umukiranutsi rero agomba kuba umuntu ukunda kurinda akanwa ke Reka twongere tubahe ikaze kandi tubashimire mwe mudahwema gukurikira Ahava TV tubifurije amahoro y'Imana ndetse no guhirwa mu byo murimo byose aho muherereye hose mu nguni zose z'isi by'umwihariko murabibona nk'uko duherutse gukora ikiganiro n'aba bashumba nabavuga butumwa bafite amavuta ntago nabura kubivuga uyu munsi nabwo tukabahamagaye baratwitaba n'iby'igiciro by'umwihariko kuri Ahava TV bavuga butumwa rero dufite ibintu byinshi byo kuganiraho dufite ibintu byinshi byo kubasangiza mu bwe mudukurikira uyu munsi hari indi topic twabateguriye turi buze kubabwira mu kanya ariko mbere ya byose reka dutangire tubakira turahera kuri Pst Mutesi muraho neza muraho neza meze neza turashimira Imana biragaragara Pastor Diodone namwe ni neza natwe tumeze neza turashima Imana yego Pastor Ntambabazi amakuru yanyu turashima Imana Amina mbere yo gutangira iki kiganiro rero reka tubanze tubwire Pst Mutesi atwegereza Imana dushyire imbere y'Imana kugira ngo iki kiganiro cyacu kigende neza gikorwe witeka Imana aturi hagati Data mu izina rya Yesu duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro dushimiye imbabazi n'ubuntu udahwema kutugirira komeze mwami Imana kutwereka ububyeyi kuko ubizi neza ko ari wowe data wa twese twicaye hano ku mpamvu zo kugira ngo twubake ubwami bwawe mu bantu ndetse no muri twebwe nyirizina unyemerere turi abantu turi abana bato ariko mwuka wera twashyiriweho nk'umufasha iyo adufashije dukora iby'abakuru kandi turi batoye abane natwe muri iki kiganiro abane n'umuntu wese uzumva iki kiganiro ndatesha agaciro imbaraga zose z'abadayimoni zatuma abantu batumva icyo ushatse kuvugana nabo umwuka wose wakwihisha inyuma y'ibi bintu kugira ngo ujye gupfuka abantu bikarito mu maso upfuka imitima yabo upfuka amatwi nibumve mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana ziburemerere abantu tubashe kumva icyo umwuka wera avugana n'itorero mbisabye mbyizereye kandi mbyengengeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen guceceka mu gihe kibi icyo kintu uracyumva gute umute cyangwa iyo wumva ngo guceceka mu gihe kibi birakwiye ko umuntu aceceka mu gihe kibi cyangwa ntibikwiye nk'iyi topic tugiye kuganiraho rero uragira icyo tubwira kuri iyi ngingo urakoze cyane ngira ngo ni ijambo ry'Imana dusanga muri Amose 5:13 niho harimo iryo jambo handitse ngo nicyo gituma umuntu witonda guceceka ntago ari ibya bose yakwicecekera mu gihe nk'icyo kuko ari igihe kibi guceceka mu gihe kibi kamanze mvuge gato ngo se ubundi igihe kibi iki gihe kibi ni ikihe igihe kibi gishobora gutera ubuzima bw'umuntu abifitemo uruhare cyangwa atabifitemo n'uruhare igihe kibi gishobora gutera igihugu cyangwa kigatera isi muri ibi bihe mureba bya COVID-19 murabona ko twatewe n'igihe kibi twagize igihe kibi cy'uburwayi igihe kibi gitera society kikayitera rwose igihe kibi kiraza mu rugo kikinjira mu rugo iki gihe ntago kibaririza ngo kimenye abazamuka bakajya gusengera akanyarira ni Kadeshi
no muri banguka ngo utabare na za Samatare no kuri Prayer Mountain Bugande cyangwa bafite insengero cyangwa reka ubu ukomeye ubu woroheje iki gihe gishobora kukugeraho. Iki gihe kigera ku mukiranutsi wubaha Imana akirinda n'ibibi, kikagera no ku munyabyaha witwa umupagani wa wundi utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, sibyo? No kuvuga ngo iki gihe ni igihe kibi ntigitinya umugore n'umugabo bambaye impeta, bazwi n'imiryango ndetse na leta, basasa neza amashuka y'umweru n'ay'ubururu n'ay'icyatsi. Umugore wabyaye hungu na kobwa wabyaye ibitsina byombi yakundanaga n'umugabo. Iki gihe kibi nikijya kireka gukomanga hagati ngo kiryame hagati yabo mwishuka. Iki gihe kirahangara, igihe kibundi kirahangara. Ntabwo gitinya umuntu uvuye mu masengesho y'iminsi indwi ngo ari kuvuga indimi. Reka iki gihe ntigitinya uwareze imfubyi, iki gihe ntigitinya wafashije abapfakazi n'abakene nawe kimugeraho. Iki gihe kigera ku witwa umwana w'Imana, kikagera no kutaraba umwana w'Imana. Iki gihe kibi rero kigera ku bantu bose. Ni igihe gishobora gutungura umuntu wese. Icyambere yabigizemo uruhare cyangwa atabigizemo uruhare, iki gihe cyamugeraho. Kubera iki rero wenda iri jambo rivuga ngo nicyo gituma umuntu yakwicecekera mu gihe gisa nk'icyo. Wenda Mose we abivuga ni igihe ivuga butumwe ryari ryabaye ingume, uvuga abanyabwenge bakakuzamukana, wavuga i bakavuga u, wavuga ibi bakakwereka ibi. Ariko aragira avuga ati umuntu witonda, iki gihe cyabaye kibi, bimaze kuba bibi, ariko umuntu witonda yakwicecekera mu gihe gisa nk'icyo. Urambwiye ngo kubera iki guceceka mu gihe kibi ubyumva gute? Iki gihe ntago ari igihe duhamagara, kishobora kuza utabiteganyaga. Hari abantu benshi bagiye bagurirwa n'igihe kibi. Katujye kwa Yobu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umva seve ya Yobu ubundi igizwe n'ibintu bine. Icyambere ngo yari umukiranutsi, kabiri utunganye, gatatu wubaha Imana, kane akirinda n'ibibi. Iyo niyo seve ya Yobu. Murumva ko iryoshye. Iyo bavuga amateka y'ahantu yari atuye ngo niwe muntu wari umukire muri ako gace, nta muntu n'umwe wamurushaga ubutunzi. Ubutunzi bwa Yobu bwari mu bintu yari umuhinzi, akaba n'umworozi, nyine akaba n'umutunzi w'ingamiya, w'intama, ibimasa, ibihinga, bigira gute. Yari umugabo ufite abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3. Yari afite umugore bakundanye. Yobu yakundanaga n'Imana kugera ku rwego umuntu Imana ibasha kwirata pastor. So umuntu ubukomeye. Ariko igitondo kimwe atatutse Imana, nta kintu na kimwe yakoze. Igihe kibi kimwikubitaho, yumva inkuru atateganyaga kumva. Niyo ntabwo wakumva ko abana 10 bapfira rimwe. Izo nkuru ngo wumve ko ibintu bizagendera rimwe n'abana n'ibiki byose ntago ibundi bibaho. Igihe kibi kimugeraho, sibyo? Uwa mbere araza aterega umuriro w'Imana wavuye mu ijuru. Aturaza uratwika bya bintu byose, uratwika n'abarajya abagaragu n'abari baragiye n'abagira gute, nta numwe wasigaye n'umujye no kubara inkuru. Ngo akibivuga undi araza ati rega inzo abana bari barimo bagiye gusura bakuru babo. Ati umuyaga waje ukubita inkingi n'ibiki byose, avuga uburyo bapfuye. Umuntu usigaye n'umwe ngiye kubara inkuru. Ngo akibivuga undi nawe araza avuga ukuntu ngo biraye mu mirima ye. Yabonga ibyo bintu arabyumva. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ibyo byose ntiyabyinubira, akomeza guhimbaza Uwiteka. Aravuga ati ibi bintu reka mbe ncecetse, kuko ibi bintu sinzi aho bivuye. Aracunga neza, aravuga ati wabimpaye, arongera arabyishubije. Tureke nayo. None se Yesu we ntiyageze mu gihe kibi? Ko yageze mu gihe kibi? Yageze mu gihe kibi, agera ku rwego areba muri ba bigishwa be yari afite, ngira ngo harya harasigaye 11 muri kiriya gihe barebaga. Arabitegereza aravuga ati uyu namenya yuko nananiwe ashobora kutabyakira. Aravuga ati reka mfate Petero washobora kubyumva, mfate na Yohana, kandebe na Yakobo, abangaba nibo bashobora kwakira intege nke zanjye kongeze mu gihe kibi. Uriya mu gihe kibi ibi bavuga guceceka, suko udashobora kubibwira papa wo mu mwuka, suko utahamagara umuvandimwe, ariko ntago ari igihe cyo kubwirwa isi yose. Iki ni igihe kibi gishobora kugutera ugakora ugacika intege ukaba wakora ibyaha,
cyangwa se kikaba cyagutesha ikuzo nibara kikaba cyanakugerekaho umusaraba runaka. Ariko iki gihe kibi umuntu kibwira ni umuntu ushobora kukwakira no kukumva. Iki gihe kibi gishobora kuza ari ikinyoma baguhimbiye. Iyo wisobanuye urisobanya. Ibi byo nkunda kubivuga kuko ubundi igihe ni nacyo gisobanura ukuri. Watubwiye mu kanya ngo ikintu cyose cyakunaniye uzagihereza igihe. Igihe ntabwo kirya ruswa buriya. Igihe ntushobora kuza nk'itakuma ngakoma amashyi nkabwa ni ukuri kose nkajya ncabye ngo bagira gutya barahira baciye amajosi barya. Nkabivuga nkanarira amarira akamanuka tumutse ko umugore yarenganye di. Igihe kitiburetse nzakwerekana byawe nzabikira ku mugaragaro. Babikira ku mugaragaro kuko bagasanga amafaranga ya banki narayariye kuko ibintu bavugaga ni ukuri kuko igihe nikirya ruswa. Guceceka rero Yesu ndabyibuka ikintu yakoze ari mu gihe kibi. Yajyanye na batatu bashobora kwakira ko yagize intege nkeya. Buriya abantu bose ntago bakwiriye kumenya amakuba n'ibyago byawe. Ugomba gutoranya abantu bashobora kukumva no kukwakira. Ngo arabajyana nabo Kanda bagejeje ni mucunga neza. Ngo yarababwiye ngo mwe muri ahangaha mbanze nigire hirya mbanze nsenge. Ngo yigira imbere ho hato yubama hasi asaba cyane ko icyo gihe kimurenga. Asaba cyane ko icyo gihe kimurenga niko ijambo rivuga. Ngo aravuga ngo nzi ko byose bigushobokera undenze iki gikombe. Ariko yasabaga ko icyo gihe cyamurenga. Mu gihe kibi nta kindi kintu wakora usibye guceceka kubishoboye witonda. Noneho ndaza kugira ngo tuze kuvugana n'abakozi b'Imana ko burya no mu gihe kibi amasesho yo mu gihe kibi rimwe na rimwe akunda kuba yo gutuka Imana. N'indirimbo zo mu gihe kibi zikunda kuba izo gutuka Imana. Niyo mpamvu basaba guceceka kuko mu gihe kibi duteza Imana ingaru. Kuki wabyemeye, kuki wamumpaye, kuki wanjyanyeyo, kuki watumye tumenyana, kuki nababyaye babana iyo mupfa mugashira. Ibyo ni byo mu gihe kibi. Kujya gusenga no kujya kwikubita hasi Imana urampemukiye. Mbese mu gihe kibi iyo wihaye kuvuga wubahuka Imana urayubahuka. Niyo mpamvu ijambo ridusaba kwicecekera. Kandi nabyo guceceka ntago ari ubucucu ahubwo ni ugucengerwa n'ibyo ucecekanye. Umugabo wacecetse mu gihe kibi ndashaka ko tuza kumuvugaho bita Pawulo inciri murume. Burya yaracecetse ariko yari afite ibindi bintu ari gukora. Igihe kibi nikigusanga nta bintu bitse kizaguhitana. Ariko iyo kigusanze hari ibintu ufite uraceceka ukabicecekana ubundi ugahangana na cya gihe bikarangira umuriro wacanye mbere yuko iciriza uriwe na yancira umizwe na yancira. Pastor Ntambabazi guceceka mu gihe kibi kuri wowe twumvise Mutesi uko abidusobanuriye. Kuri wowe guceceka mu gihe kibi ni iki cyangwa guceceka mu gihe kibi? Ahubwo se guceceka ni ngombwa. Njye ntekereza ko yavuze ibintu byiza. Igihe kibi cyo ntikigukangwa ko wicaye muri biro ntigitinya kugendera mu modoka nziza. Igihe kibi kigusanga aho gishaka hose kandi nta no wagihagarika. Kigusaba n'uruhushya cyo kiraza kikaza mu gihe kibi rwose kikabona kirakingwe kandi wakinze. Igihe kibi uzi ko igihe kibi cyiza wakundanye kubona bateranya imigongo. Igihe kibi ntigitinya ya mitoma mwavuze mu rugo. Igihe kibi rero ntabwo cya 10 n'amaturo. Igihe kibi kikugeraho ukanakibona kandi nta no wagikwepera. Rero ngiye kwibaza impamvu yavuze ngo guceceka. Buriya guceceka ni intwaro inakomeye. Burya abantu benshi bakunda kugira ikibazo bagahita bihutira mu gusenga. Ariko giye mbyita ngo ni intwaro iheruka izindi. Burya niyo ntwaro ubundi cyambere hari uguceceka. Kandi iyo ucecetse ubushakamwe ibintu bigira kuri bitatu. Ninge wizaniye igihe kibi kuko abantu barakizanira. Iyo ugenda ukora amanyanga uburema igihe kibi kandi kiravuduka gusa ntikizira gushakira. Cyo tuye tubyemeranywa. Hari umuntu witegurira ibihe bibi rwose akabyitegurira akabyiremera akabyizanira ukazasanga ntiyigeze yubaha ntiyirinze arasambanye ahuye n'umuntu akoze ibyo bintu ejo bundi sidira amufashe akajya imbere y'Imana ati Imana yinyirukane kandi yagiye kwiyarurira yagiye kuyihahira. Hari ibihe bibi abantu bizanira bisaba ko nubwo tuzakomeza ikiganiro tubabwira uburyo nabo babyikuraho. Hari n'abandi bakizanirwa n'abandi bakakikuremera rwose agaca kuho bashaka hose bafite aho banyura bakabizana. Cya gatatu akaba ari kizanwa na Satani ubwo ariko Imana yamuhaye bwa burenganzira ngo kimwoherereze. Ibyo bintu iyo ucecetse ubugira ngo urebe uruhare mu bihe bibi byakujeho.
noneho imaze guceceka nk'uko yasobanuwe ubugira ngo wibaze ese koko ni njyewe gera mu bihe bisingiye kwishushanya ko mbabwiye mu bihe ntabwo nzi gusenga burya birananira kuko nshobora gusenga nkumva mvuze ibintu bitari byo ndaceceka nkizera Imana icyakora yinshubije mpita nkora yitatu kuko ho nsenga mvuga ko hari igihe ufite ibibazo nigeze kugira igihe kibi gikomeye numva amarira aramanutse mu 2002 ni igihe kibi cyaje mu buzima yenda sinshobora ngiye gutanga nanjye ntabwo nari nzi guceceka nari nzi kuvuga kumva nabwira inyoni abasekeye bose nkumva ni beza nkumva nari nkifite imyaka mu cyo gihe 32 ufite za 55 sinyihisha noneho igihe kibi kingeraho nahanuriwe n'umukecuru umwe ubu ntakiriho yarapfuye yaransanze aho nakoraga akazi arambwira ngo Imana irantumye ngo igukuyemo iniforume ugiye kuvuga ubutumwa tambwa wa mukecuru we ko ndi hano mu kigo mfite akazi keza ko nambaye iniforume ya neza numva ibintu bihari bimeze ndagenda ambwira ati mbikubwiye ubisuzuguye usiye ko ntazaba nakiriho ariko mu minsi izaza Imana igukuyemo izi iniforume ku mugaragaro byahabiri arambwira ngo wanze kunyumva hazaza abahanuzi 6 bankurikiye uwa 7 bizaza numva n'ibyo abakecuru numva n'ibyiki kubera promotion y'ubureba ariko nashidutse ku muhanuzi wa 7 ngiye kwigisha mu Ruvumera umuntu arambwira ngo uraho wa mugabo we ati nge mvuye cyangwa nje kureba uzi ko ndinde ati bitwa gutya na gutya akura igiceri cya 50 mu mufuka arambwira ngo minsi izaza naye kuyabona bizakugora cyewe ndaceceka ati mbaye umuhanuzi wa 2 hasigaye abandi 5 waruzi ko wanyuma twabirose rimwe yaje kunsura avuye ku Kibuye ariko mbere haza undi mugabo nawe muhanuzi aramfata arankanda ngo ntamukomeje ankanda hano hose ese ku nkanzi ati Imana namwe ngo bigiye kubaho ni umusozi uremereye uzafashwa no guceceka n'urugero ngo haye icyo kintu cyangezeho kirantungura n'ubuhamya gato sinshaka gutanga ubuhamya kintungura hari promotion ihura n'ibindi bintu kintungura mu buzima ntiteguye aho nanyuraga abantu bambwira bansuhuza batera imbabura notsi ibigori abantu baravuga igihe kibi ndamanuka njya mu rugo kimbaho n'urugero ngo haye singihamagaye sinkizi icyo nakoze niki burya Imana igutegura uko ishaka niho nicaye mara imyaka 2 ndi Butare nsoma Bibiliya inshuro nyinshi niga ijambo ku buryo uyu munsi ntaho wanyuza ngo simpumva ariko sinzi ko ari igihe kibi cya gihe kibubura n'icyo uvuga buri kisobanura uwo mbwiye akanyita injiji uwo mbwiye akanyita ikigoryi abandi atarongoye n'undi yarayobye umuntu utagira perime igihe kibi kiguteza isi yose noneho n'uwo mbwiye amakuru akayabyaza ikindi kintu ndi gusenga ijwi rirambwira ngo genda uceceke kuko abubwira baraguseka abubwira birabashimishije abajwe n'ubuzima bwawe niwo bake cyane so rero guceceka akenshi bigaragaza uburyo Imana agaciro mu kigeragezo naje kugisohokamo Imana ishimwe yagisohotsemo nagisohotsemo kuntu nanjye ntubimbaze gusa umwana yaje kuntwara tugiye gusenga pastor niyo nawonjya ndavuga ukuri ntabwo nca ku ruhande pastor ngamije yoboraga ahantu muri za Butare umwana arantwara ati tugende ntigenge undeka ubu nahisemo gusenga nta buhanuzi ngikeneye agenda ndazibika zose nshyira munsi ndabika nandika page 23 nsoza ngo man sinanzi ho gukorera mera gutya niki nakoze ikanyihorera ngiye muri urwo rusengero barondoraga abantu guhera saa 2 kugera nimugoroba nkinjira ibyo kurondora birahagarara ngo dore umukozi wanjye arinjiye ntibazo bari nzagusubiza muri Kigali nzagutuza muri Kigali uzagenda nagira ngo wige dore ngo haye umugisha nkamureba kuko igihe kibi cyatumye ntumva ibimbaho reka none gutanga ubuhamya ndekera aho ngarukiye aho ngaho gusa nagisohotsemo Imana ishimwe yego bisaba iki rero impamvu duceceka si benshi babajwe n'ibikubabaje yego si benshi babajwe n'ibikubabaje icya kabiri ushobora kubwira umuntu igihe kiba no bakikuzaniye ukaba umwongereye amakuru yo kongera igihe n'imbaraga zo kongera cya kintu icya gatatu ntabwo tugomba guceceka mu gihe kibi unabasomera ha pastor hano mu bwiriza hituhasoma nta kibazo umunsi w'amahirwe ujye wishima no ku munsi w'amakuba ujye utekereza iyo umuntu ari gutekereza ntago aba ari kuvuga
impamvu duceceka mu gihe kibi nuko tuba turi gutekereza ku byabaye. Erega ravuze ngo kwa hano hasi mu Giswahili ngo mwenye busara atanyamanza kimya wakati atanyamanza kimya nuvuga ngo aracecetse ariko muri we yifitemo isengesho bitavuga. Buriya mbabwire mwumva kwa guceceka abashumba mu nkuru cy'imite soza. Buriya inyuma yawe nanjye dufite 40. Dufite 40. Inyuma hari imirongo y'abantu bagukunda bakabiguhisha. Bankunda ntazi. Hakaba n'abagukunda bagasara bakabivuga bakajya gushaka aho babyandika. Ukagira igikundi cy'abantu bakwanga bagaceceka. Ntibavuge. Abo rero nibo danje. Ukagira n'igikundi cy'abakwanga Bakabivuga. Bakabishyira ku mugaragaro. Ukwanga akabikubwira n'ugukunda akabikubwira nta ntambara afite. Rero mu kuvuga bituma abakwanga bakabiguhisha wabita inshuti. Kandi atarizo. Noneho n'abagukunda bakabiguhisha ukabita abanzi kandi inshuti zawe. Soro mu guceceka ubugira ngo witegereze bya bintu byose usenga Imana. Numva ko ni ngombwa rero guceceka mu kigeragezo ariko tugacecekana dusenga Imana tunagenzura unatekereza kuko navuze rya jambo rya mbere ngo mu gihe cyose ni ibintu nize mu mategeko ndabizi. Baravuga ngo igihe cyose uzakemura ikibazo ugendeye ku marangamutima yasumbye ubwenge uzakora amakosa. Nuvuga ngo buri gihe ubwenge uragenda bukarenga amarangamutima kuko buryo ubwenge ngo nibwo bupfumbata amarangamutima buryo. Ariko burya amarangamutima yavuga wabwira uyu mugabo ntwaye imodoka ukamubwira uko wabayeho ukavuga ibintu byinshi cyane ubusiya ngo zibayeho nabigira ngo ni nkeya ariko hari zigize gute ziraceceka kandi iyo ucecetse ukemura n'ikibazo bucece. Imana ibaho umugisha. Nuvuga ngo buri gihe inama nziza ugucengerwa unasenga kandi buri gihe ukirinda ko amarangamutima akoshya aho ubwenge bukaza bugasumba byose kuko biravuze ngo ubuze ubwenge hanjye ndamureka. Murakoze cyane. Pastor Ntambabazi ati ubwenge ugomba kuza bugasumba byose kandi buri kimwe kigakorwa ucecetse. Pastor Diedone kuri wowe guceceka ni ngombwa mu gihe umuntu ari mu makuba. Twumvishe ibyo Pastor Ntambabazi yavuze ibyo Mutesi yagarutseho twabyumvise kuri wowe noneho ku giti cyawe. Nge icyo numva guceceka ni intwaro ikomeye kandi buri mukristo wese akwiye kugira. Iyo turebye mu bami ba kabiri ibice 2 n'umurongo wa 5 hatwereka inkuru za Elisa na Eliya. Elisa yarazi imbaraga ziri muri sebuja ari we Eliya. Ahura n'abana b'abahanuzi basaga nkaho bafite amakuru nkayo sebuja afite yuko agiye kumukurwaho. Ariko Elisa aravuga ngo nubwo bavuga ibintu nanjye ndeba bisa nkaho ari byo ariko reka nceceke. Bibiliya iravuga ngo araceceka arabwa ni muceceke ibyo muvuga ndabizi. Hari igihe ugera mu kigeragezo bikagusaba kuceceka kugira ngo ubashe gufata icyemezo neza. Iyo ufashe icyemezo udacecetse urasakuza. Kandi iyo wisobanuye cyane mu kigeragezo abantu bagera bakakwita injajwa. Bisobanya. Bagera bakakwita injajwa umuntu wabuze icyo avuga ariko iyo ucecetse ubasha gufata igisubizo cyawe. No mu gihe cyo guceceka ubasha gutata ikirere. Niyo ucecetse guceceka byonyine bituma nabanzi babibaza ubarimo arategura iki. Ubu ntiyamenye inzira turi tumushakiramo. Ariko Mutesi kwacecetse acecekanye iki ntago twamwishoraho akaba afite imbaraga akaturangiza. Guceceka rero ni intwaro umukristo agomba kugira igihe mu rugo harimo ikibazo. Mbere yuko usubiza umugabo banza uceceke umanze umenye ngo ni igiki cyatumye umugabo avuga nabi kandi atavugaga nabi. Ni igiki cyatumye umugore atanyitaho ngo ameke ya kandi yari asanzwe nyitaho. Mu guceceka rero ubasha kumenya nihe ikibazo kiri ni ikihe gisubizo ngiye kuzana kuri uyu muntu. Ubu ncecetse Ntambabazi akavuga na Pastor Mutesi akavuga nyuma mbasha kumenya ni igiki bafite kuri njyewe bantekerezaho ese bambona gute. Guceceka rero niyo ntwaro Elisa yakoresheje acecekesha abana b'abahanuzi. Hari igihe ushobora gusohoka muri quartier ndabwira abamama bubatse ntago bubatse ugasanga abaturanyi bafite amakuru y'urugo rwabo. Mu by'ukuri ibyo bavuga nawe ugeze mu rugo usa nkaho ubona ko ari byo ariko biragusaba kugira ngo uceceke kugira ngo ukemure ikibazo nk'uko kigomba gukemurwa. Iyo udatecetse rero urasakuza ntumenye na byinshi. Ni byiza ko wumva ibyo bavuga
niyo mpamvu Imana duhaye amatwi abiri kugira ngo twumve byinshi ariko iduha akanwa kamwe duceceke. ariko na Yesu hari ukuntu yavuze niba ari imbere ari imbere ya ntuze ya ba Herode ngira ngo na ba Pilato hari nambwe si kwitavuga araceceka. Abazi impamvu Yesu yacecetse bavuga ati nabambwe abandi si umwana w'Imana asanga najya kwisonora muvuna ahitamo kuceceka ateko ntuzi kutavuga ntuzi ko ragiye ngo twara ngewe amuga ati nta na kimwe basha gukora data ataguhaye uburenganzira amajete se ni wowe runaka araceceka ikintu bita gusuzugura kwera arabumva guceceka ntabwo ari ugusuzugura guceceka sino kwirakaza urumva hagati y'abaturage basabuza ngo nabambwe n'abandi bamuvuga Yesu ari gusobanura iki ahitamo guceceka turi umwana w'Imana ati wakabimenyese barangije Pilato ajya kwandika ku musaraba yandika ngo uyu ni umwami w'iki yarazi icyo ari bwandikaho ni umwami w'Abayuda abandi bati uvuga ko yiyita ati hoye icyo nasinize gute nacyanditse buryo rero guceceka nafashaga umushumba wanjye buriya ubundi ibintu byose bivugwa ibyo umuntu abona n'ibyo yitegereza ugomba guceceka ariko Pst Mutesi yavuze ngo iyo uri no mu bihe bibi amasengesho akenshi abafite ibindi bintu baririmba yandi 105 uzaza ryari mucunguzi ko n'abantu bakumbura ijuru kubera agahinda n'ibyaga afite atari ugukunda Imana ugasanga ngo uri heye ngo uzaza ryari ngo ngwino dutware ngwino tujyane yabona nka pastor aciye hari na yaranje rovaye ati nk'aba n'abisi niki ndamuzi kubera umubabaro n'agahinda ariko muzaje icunga indirimbo nyinshi cumbi ry'amarira turakurambiwe yaba Yesu yaraje ariko abaye atarira ntago yayiririmba iyo ndirimbo rero amasengesho yo mu gihe kibi akunda kuba arimo kubahuka Imana kandi ingoma y'Imana ntawe uyubahuka ntawe uyinjirira ntawe uyimenyera byabaye n'Imana bitabaye n'Imana biriho n'Imana bitariho n'Imana cyubahiro cyayo ntizagihundi Mutesi igihe cyo guceceka Esther yakigezemo Morodekayi kubera uburibwe yari afite bwo kwirembo n'amakuru yaramaze kumenya yuko Abayuda bari buze kwicwa niho hariya Morodekayi yavuze ngo niyo waciceka nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Morodekayi hariya yari mu buribwe ariko Esther nawe acecetse akibanza kwiga ku mwami kugira ngo amenye inzira zacamo avuganira Abayuda bene wabo ariko aravuga ngo ku munsi w'amakuru ujye utekereza Esther yari ari gutekereza yari arimo atekereza avuga ati njyewe bariya ni bene wacu uyu mwami afite amahame n'amategeko ibwami bagenderaho nimubuka kuvuga bene wacu bari bupfe agira igihe cyo guceceka abanza kwiga ku mwami no kumenya ngo inkone z'umwami ababana n'umwami amakosa yabo na yahe nanjye nabate buriya yucecetse abanzi bawe hari gibashiraho ikari imbere baraka kubwire muteruye birani mu kitabo cy'indirimbo twe ntago batora mu ngo batwibutsa amabuye aho gufata ikorasi nkibuka indi reka Yesu nashimye cyane numva cyo nibutse murakoze cyane Esther ubundi guceceka byari ibintu bigera kuri 4 icyambere yarasi kitegeko ry'abami ridahinduka ibi bintu nimvuga ndakora iki icya kabiri yarazi neza ko atigeze bakari umuyuda yarihishwe yikuraho na hadasi murabyibuka icya gatatu cyari gikomeye cyari giteye n'ubwo yari amaze iminsi 30 atazi ngo umugabo ararate aryama he nubwo atuye ibwami yaragikambere yego icyakane umubisha wabo witwa Hamani yahoragayo wenyine ahora cengera avuga ndimo ndapayasi mora de mora avuga ubugambo hari gucomeka icyanyuma cyari giteye ubwoba nta wajyaga ibwami batamuhamagara nubwo atuye ibwami nubwo ari ibwami ariko ikambere ntajye batagize guto ibyo bintu bitanu biramucukura ambwa tuzimba bwizo kuri nta kindi mukiranutse akora mugende mwiyirize munsabire mbanze shaka uburyo gatatu none maze kuvugana na yayimbi gishoboza haleluya amen ariko tutuntu natwumvise ni moteruye Bibiliya nibuka igitabo cy'indiri muteye ikora sinibuka indi ibyo bintu mubwire mukozi w'Imana haraho ugera ugasanga uwakuvuza kurusha imbaraga acuri bukosore ajyayo kuri WhatsApp ngo burya Hamani we yajyagayo anytime uko ashaka uko abyumva isaha yose ariko umugore ntiyarabyemerewe ariko mbabwira amakuru nsa nk'usoza mukomeza ikintu shimira Imana
Hamani yazize guhorayo. yazize guhorayo kuko ngo mu gitondo baje ngo ninde uri hanze, ninde uri mu rugo, abandi bati ninde se nyine, hari undi uzinduka, hari undi reka mukomeze ku munsi baraceceka. Pst Mutesi, nibutse inkuru za Rusi na Naomi ubwo yamubwiraga ngo ujye mu birenge kwa Bowazi winjireyo ubundi wicecekere, numva komye wowe wicecekere utwikire ibirenge, mbese umumara imbeho. Guceceka bituma umuntu yakira igisubizo. Ariko uremera ko hari ibintu wakora ucecetse, bikorwa se ukabikora ucecetse umwaka 2, 2, 3, 5, umwaka wa 5 baje kubisenya bagasanga bifite imbaraga, kuko buryo ikintu cyose bagisenya kikiri uzatangire business yiririmbe. Hari abazamenamo kasho udafite, ariko umushinga utegura bucece bakazashiduka urashije, kuko hari abandi hari afite ibindi babuze babishyira. So nibango iyo uvuze kandi turi mu gihe kibi. Pst Mutesi, nateguye ubukwe, ntegura ubukwe kuko narinzi ko inyuma mfite Abafilistiya, ndaceceka. Bakajya bavuga ati Dieudonne agiye gupfa, Dieudonne agiye gupfa. Umushuti wanjye umwe guceceka biramunanira, aravuga ngo Pastor Dieudonne afite ubukwe. Noneho abivuga, akibivuga abantu barahaguruka, ariko naracecetse mbiki faranga rimwe, ceceka mbiki rya kabiri, aho bategereje ko ngiye gukorwa n'isoni babona ibikorwa biravuze. Guceceka rero yukoze ibintu bya nkuko pastor bivuze, ugategura ubukwe ucecetse, ukazajya kubona akabona birakubise, intambara zimwe na zimwe urazisimbuka. Uyu munsi hari intambara zibaho ku bantu kubera ko babuze intwaro bita guceceka. Dusa nk'abaryoshye ngo Imana babona dukurikire, turi no mu bihe bibi. Iyi si iri mu bihe bya covid, iri mu bihe by'ubukene, iri mu bihe by'ubushonje, abantu barababaye. Hari abacuruzi bahombye, hari abahanuzi badutse, hari imvugo zitandukanye. Mbega hari igihe usanga isi yose irimo kugena hoze mbitekereza, uzafate nk'amazi ari mu gacupa kaniri, cyangwa ariko si inyamamaje, ariko ngo navugaga yenda mu gacupa k'amazi. Iyo ujunguje ubona amazi afite intambara, ariko watereka gatuza. Niba hari ikibazo dufite, isi irimo akajagari ukuntu abantu barahungabanya, abatuye hino, covid yatesiyo niyo, inkingo sizo nizo, ibibazo mbega nisisa nk'iyagaye. Bisaba kuyagara mu Kinyarwanda mu kimfashe kirangoye. Kuyagara ni nko gushyuha cyane, oya ni nko kunyanyagira ukuntu, ukabona abantu barimo barabyigana ariko nta ntego ihari. Umwanya uraho yiruka, undi yorinda byujugunya bitwara, undi byataru yabijyana hariya, ku buryo usanga ko turi mu bihe bibi. Abantu bazi Imana bagombye guceceka bagasenga, ntuvuge icyo ndavuze, ntushorere icyo avuze, ahubwo ugatuza mu mutima. Ntushaka kuvuga ko turi mu bihe bibi by'ubukene, by'inzara, abantu baragowe, abantu batakaje. Ko iyi covid ni icyorezo cyazaniye abantu induru, hari ingendo zahagaze, hari amaviza yarengeje igihe, ibintu byabaye nk'ibigoye abantu. Noneho ku buryo uyu munsi abafite ubwoba n'abatinya batangiye guhamuka. Icya kabiri burya guceceka, babwira ikintu cyo guceceka. Burya kwa Gideon baramanutse bagira ku nkambi baraceceka. Ubundi guceceka birinda umuntu kugira ubwoba. Kuzenguruka irya Yeriko ntayigezeho nubwo ntayigihari. Burya bazi ko ngo nyama ngo bapange kuzenguruka Yeriko, ukagira ngo ni Yeriko ingana n'itasi. Wapi, narayibonye. Yari inzira y'amahwa, yari inzira y'inzitane, kandi no hejuru warabarebaga. Uzi impamvu ngo baceceke kwari kugira ngo badaca intege abandi. Burya ucecetse nta muntu uca intege, ngo bazenguruke bucece. Ngo iho ryarakujombaga ukarikuramo cecetse, kumaze ngo bagire bucece. Undi yahora nibuye agaceceka kubera ko akanwa gaca intege abandi basigaye. Rero guceceka no kwibaka no kubaka abandi. Reka ururimi ngo ni rwo rwica, kandi ngo ni narwo rukiza. Gusa message nanatanga, ndashaka kubwira umuntu kwirinda kuvuga akibabaye. Niba hari umuntu ushobora kuvuga amagambo atapfa kugarura, ni umuntu uvuga ababaye. Kuvuga ubabaye, uvuga nabi, uvuga ibintu bibi. Iyo ubishoboye, ngewe iyo mbabaye, ikintu nihutira gukinga n'urugi rw'umunwa wanjye, mpita nyinga kugira ngo ntavuga, kuko ibintu umuntu avuze ababaye, amarangamutima bayasumbye ubwenge kwa kundi. Bashumba, hari murabisobanura neza, ariko mpise ntekereza ku ijambo riri muri Bibiliya, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabaza ndagutabara. Ni ryari umuntu azatabaza acecetse, kandi ko umuntu atabaza afite ibibazo? Nkwereke ibikomeye biruhije utamenya,
ntabaza ndagutabara unkwereke. Ijambo ravuga ngo ivomerera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Ntago batabaza bari muri ibyo bikomeye, aho gutabaza Imana kugira ngo ikwereke ibikomeye. Imana ikweretse ibikomeye ikubwira nuko izabigenza. Imana ikweretse ibikomeye ikubwira uko uzabaho nuko bizagenda. Ikakubwira iti dere ngibiriya biraje, mwana wanjye bizamara imyaka 2, bizamara 1, nzabana nawe, nzakurinda, nzakuyegeza, sinzagusiga, sinzagutererana. Nkwereke ibintu werekwa ntago ari ibyo urimo, ni ibyo wenda kujyamo. Gutabaza rero, umuntu ubasha gutabaza ni umuntu ubundi mbamenere nibanga. Nujya ubona unezerewe, uhaze, wariye, wambaye, abantu bari gukoma amashyi, jya upanga amasengesho, ugenda uganire n'Imana. Gukora amasengesho si amatakira ngo ye, ntabwo ari amasengesho yo gusenga usaba, ahubwo ni amasengesho yo gusaba imbaraga. Ubwira Imana uti imbaraga z'ikindi gihe, umpa ubwenge bwo mu kindi gihe, umpa amagambo yo mu kindi gihe. Ibintu Imana iguhera muri ariya masengesho, usenga udafite ideni, usenga nta wakwanze, usenga abantu 1000 bakwandikira ngo turagukunda cyane, ugasenga ariya masengesho uyaboneramo imbaraga, ugahita udepa, ubundi ugahita ukomeza mu kindi gihe. Iyo kigezemo impamvu duceceka nuko ibyo wavomye nibyo bigufasha kuba muri cyagihe. Amasengesho ntago akora dusenga, akora mu gihe kizaza, ntabwo akora uwo munsi. Dusenga rero kugira ngo twakire imbaraga z'ikindi gihe. Niho hahuye na ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Rero ibintu ntamenya bitandukanye n'ibyo naba namenya, bitandukanye n'igihe kibi. No mubwiriza yaravuze ngo hari igihe cyo kuvuga ariko hari n'igihe cyo guceceka. No kuvuga ngo igihe cyo guceceka ntabwo ari cyo gihe cyo gutabaza, ahubwo igihe uri mu munezero tabaza ijuru nk'uko pastor abivuze. Ariko igihe cy'ibibazo ceceka y'amasengesha gutunge. Ubu hari abantu bacecetse barimo babaza Imana amakuru ya 2022, ese bizaba bimeze biti? Mu guceceka rero n'Imana iganiriza umuntu. Iyo ucecetse Imana igusura cyane, ariko iyo usakuza cyane Imana iricecekera. Nababwiye ukuntu iyi coronavirus ijya kwaduka, twari turi mu masengesho kwa Bishop Ernest, turi mu giterane aravuga ngo nibamugurire mushwari. Bajya kugura mushwari k'umweru, barazigura amapaki barayagura. Arabatubwira ati Imana inyeretse hari ikintu cy'icyorezo cy'umurimbuzi kigiye kuzenguruka, none nimufate zimushwari. Umuntu wese agenda azenguruka umuryango 10, azenguruka idirishya 10, nangiza yizirikeho, asenga Imana. Ejo muzagaruka ahangaha dushimira Imana. Abantu bamwe baraseka ntifatira mushwari, turataha turagenda turasenga nkuko yabitubwiye. Turangije ejo dusubirayo, nge sinange wasubiye rwose, yasubiyeyo umugabo aragenda. Ernest aradusengera ati mwumve mbabwira tuyu murimbuzi ntazigera binjirira mu mago, ntazabinjirira mu mazu. Umuntu wese afashe imushwari muhumure niko Imana ivuganye nawe. Tugiye gusubira mu giterane nk'ejo, biba bibi nyine amaterano bahita bayafunga kugeza n'iyi saha, ngira ngo ntibarongera no guterana. Umunsi corona yakaraga, mbona abantu twese tumeze gutya, narapfukamye mbwira Uwiteka ntuyu ntago ari we murimbuzi waba waratubwiye cyagiye mu masengesho. None ya masengesho twazengurutsa watubabariye, iki kintu ntikinjire muri iyi nzu. Ndashimira Imana ko rwose corona ifite ukuntu yinjira ahantu igasenya imikorere, ibintu byose mukabwirirwa mukaburana. Ariko reka mbabwize ukuri, mureke dusenga Imana. Hari ibintu bitashoborwa n'amafaranga n'ikindi kintu usibye amasengesho. Amasengesho akabirangiza uko byagenda kose. Ariko aho gusenga wageze mu gihe kibi, wasenga utarakigeramo. Ikindi mu gihe kibi hari igihe abandi bagusengera, kuko Bibiliya igaragaza ko Petero yaracecetse, we yari yaranje kwizera gupfa, ashingiye ku nkota yishe Yakobo ayireba, ashingiye ku mbaraga za Herode, ashingiye ku minyururu urimo bashye amaguru n'amaboko, ashingiye ku basirikare 16 ibyugi bakinyishe by'ibyuma, yari yizeye gupfa. Ariko bitorero baravuga bati bitwe ntago twabyemera, ntago duceceka, ngo bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Burya nubwo umuntu yaceceka, ariko hari abataba bacecetse bo bari muri bya bihe bitandukanye n'ibyo urimo. Niyo mpamvu usanga umuntu akubwira ati mukozi w'Imana ndi mu gihe kibi, mfasha gusenga. Dusengane amasengesho yanjye nawe, nubwo nge wenda binaniye, ariko yawe byibuze yangirira umumaro. Imana iguhe umugisha.
pasa hari mu kinyarwanda umunyarwanda yaravuze ngo ushaka gukira indwara arayirata hari ukuntu ndi kubigereranya ushaka gukira indwara cyangwa ufite ibibazo niko ndi kubyumva bishaka kujya muri sansi imwe ashobora kwegera wenda umuntu akagira cyangwa bibiri tubuza guca imigani y'abakecuru n'indi tubwira yuko iyo migani takwiye kuyitaho iminsi mibi ntabwo ari indwara iminsi mibi ntabwo ari indwara igihe kibi ntabwo ari indwara burya ntabwo ari indwara nka kanseri si indwara nka ebola na sida icyo ni igihe kirangira reka tuvuge igihe kibi nk'ubu ngubu sinzi niba uri umusore cyangwa uri umugabo simbizi niba ubizi ushaka wabimbwira yewe uri umusore igihe kibi kije hari igihe kibi kiza ku musore kandi kikamuzaho koko urabona uri umusore wambaye neza urasa neza ariko ushobora kugera ku kazi aho ukora ntibaguhembe kubera ko amafaranga yabuze nyirinze twe utanyishyura nagusura nkazana nyamugakara ngatu no muntu anyambura ariko yariye n'inyama kumbi niwazihaye rero gukira indwara irata basobanura mu migani ngo tutayigenderaho twebwe iminsi mibi nta muntu yirata sinzi impamvu nyumve neza buriya itandukanye n'indwara tandukanye n'ubukene bwagutenga abantu bakubone ubundi iminsi mibi ni ikigeragezo kikwica umutima kikakwica mu mwuka kikica ubushuti n'ahantu hose rero guceceka twe tuvuga ntabwo ari uguceceka ngo ufunge umunwa ubanza aho basobanukirwe ni uburyo cyudakwiye kukivuga nk'aho cyakurangije ni igihe uvuga imbabazi z'Imana hejuru y'ikigeragezo turimo turajyana wibuke yuko n'umukozi w'Imana Eliya amaze kugera mu buvumo habanje inkuba Imana ntiyazamo haza umuyaga ntiyazamo haza serwakira ntiyazamo ngo ariko mwijiri tuje biravuze ngo mwituze no mu byiringiro niho Uwiteka atabarira biravuze rero ngo indwara warata iyo ntago bayirata uzarata ikigeragezo ariko iyi minsi mibi ibihe bibi bigusaba guceceka kutazubwira uwariwe impamvu n'uwo mugani ubuzanye nkawuvugaho hari uzabwira ngo dore mfite kino kibazo ngawa siwe wabona ubwo ntumwiteje ariko data ntaducyurira data ntatuvuga data aratuzigama aratubabarira nabwo wo mu ijuru gusa gesa nk'ugiye gusoza ko yenda mukomeza nandi bavuge ndashaka kuvuga ibintu muramfasha namwe bundi hari ibintu tugomba kwitondera mu gihe kibi iyo uvuze akenshi amarangamutima arakuganza kandi ukishyira mu mutego utazavamo ikindi cya kabiri mu gihe urakaye umwanzuro ufata ukugirira ingaruka icya gatatu ngiye kuvuga abashumba bankurikire abantu bakunda gukora hejuru y'amarangamutima yo kwishima hari abantu batanga inka zanze kuza kuko yashingiye ku marangamutima ashingira ku gipindi arabyina arasamuka ati haleluya kubwo murimo w'Imana ngeze kwa Diyodoni iyi tapi yose nzayitanga ntagira n'ikirago mu rugo burya rero guceceka ngiye mbabare ndashaka ikintu kivugaho muze kumfasha muri abahanga ndabizi mwarize buri gihe ni ngombwa ko guceceka n'ubwenge bundi ubwenge ni ikiziriko cyo mu kirere gifunga guceceka ni ikiziriko cy'amaguru kizirika amateka ubwo iyo ucecetse ubwenge bugafunga ntabwo ukora amakosa uzaha ikintu umushumba Mutesi wagitekereje uzaha Diyodoni kubera iki amarangamutima ubundi si byiza gufata umwanzuro wasetse si byiza gufata umwanzuro warakaye si byiza gufata n'umwanzuro mu bihe bibi ahubwo urabanza ugatuza kavuge gutyo ubundi mu bwenge umuntu atanga ibyo afite ariko mu marangamutima umuntu atanga ibyo azagira rimwe hano nabiboneho ubwo rwamukigero guceceka biraturinda ubwenge bugafunga no hasi bigatuza ugatuma yagiye ibintu uri bukemure n'Imana urize kuyivuga neza kandi bitume kuko Imana ibishaka niki nuko mu gihe kibi ushyira Imana imbere timwami nzi neza ko nibinzabivamo murakoze bashumba rero tugenda tugana ku musozo nk'umukiranutsi cyangwa umuntu w'umukiranutsi yakagombye kwitwara gute nyine mu bihe nk'ibi mu bihe by'amakuba cyangwa mu bihe nyine mwavuga ko umuntu akwiye guceceka icyambere igihe nk'iki ngiki umukiranutsi igihe abona imfatiro zasenyutse cyangwa aho yari yiringiye abona nta mahoro ahari nta mutekano uhari icyambere araceceka yamara guceceka kare akagenzura ibihe yamara kugenzura ibihe agasenga iyo ucecetse ukanasenga umwuka wera guha ibisubizo bizima kuko ubusa uri nk'ahantu urimo kontororisi umukiranutsi rero agomba kuba umuntu ukunda kurinda akanwa ke
niyo mpamvu Salomo mu migani ibice 4 yavuze ngo musabe ubwenge, musabe n'ubuhanga. Musabe ubwenge buzabarinda, musabe ubuhanga buzabakuza. Rero ibihe nk'ibi ngibi cyangwa se ibihe umuntu aba arimo bikomeye, ari umukiranutsi, Mutesi yamuhagurukiye, Ntambabazi yahagurutse, abana batiga, akazi kahagaze, ibintu byose imiryango yamwanze, biragusaba guceceka no gusenga kugira ngo bashe kubona igisubizo kizima kivuye ku Mana. Kuko iyo amajwi abaye menshi ntusenge ucika intege, ariko iyo winjiye mu bihe byo gusenga Imana ibasha kukuganiriza, ni kubwira ngo uriya nubwo ahagaze ntabwo azagushobora. Nubwo ubona inzara mu rugo, ibyo kurya ndabiteguye. Nubwo ubona akazi baguha electric gusezerera, ejo nzaguha promotion, ugasohokana mu butsinzi, wacecetse, wasenze. Icyo navugaga rero, umukiranutsi imfatiro zasenyutse, icya mbere no guceceka, icya kabiri no gusenga. Murakoze. Pst Mutesi, umukiranutsi yakagombye kwitwara gute mu bihe nk'ibi biba bigoye cyane umuntu muvuga ko abakwiye cyangwa mutwigisha ko abakwiye guceceka? Urakoze cyane. Uravuga uti umukiranutsi yagakuriye kwitwara gute. Pastor Dieudonne yarabisubije, ntara kandi numva twakongeraho, kubera ko iki gihe kitagera ku bakiranutsi gusa, ni igihe kigera ku bantu bose ndetse n'abatari abakiranutsi. Kandi nyine Imana ni data wa twese, ni Imana y'abantu bose, ni umubyeyi wa bose. Iki gihe rero kigeze ku muntu, cyambere cyo mu guceceka no kwigirira neza, niwe bigirira umumaro. Kudasakuza niwe bifitiye umumaro, kutarwana niwe bifitiye umumaro, kudacira abantu imanza niwe bifitiye umumaro, niwe bifitiye umumaro. Ibintu byose yakora yabanza akareba ibimufitiye umumaro. Gusa iyo umujinya wazamutse, amarangamutima akarenga bwa bwenge, akora ibintu by'amafuti kandi atazagarura. Hari umuntu umwe wigeze guceceka mu kigeragezo, aricecekera, araceceka kandi akora ibintu by'ubwenge. Umugabo umwe ngo yaratashye, ageze mu rugo asanga umugore yahuye na ba bantu bangahe baba mu rugo. Burya habamo abagenzacyaha, kabamo abashinjacyaha n'abacamanza. Abo ngabo burya abagabo Imana ijye ibafasha kuko murabagira, mugira ababagenza batubwira aho mwiriwe n'abo mwirirwanye, mukagira ababashinja bavuga yuko murarayo, mukagira n'abacamanza neza bavuga uko bizagenda, bakazicyaga ko nta nijoro muzabona. Umugabo rero atashye asanga umugore yahuye n'abo bantu uko ari batatu, ataha aragenda aricara mu ntebe ati sheri wampaye amazi yo kunywa. Umugore ahita yifata atya nk'akagakomba abana banyweramo, yifata atya arangije aramutuka, kuko aramubwira aramutuka ati ngo amazi yo kunywa ikijya kwa runaka yaguhe n'ibiki. Umugabo arangije araceceka. Niba hari umuntu ku isi uzagera kure, ni umuntu uzi gukontorora amarangamutima. Ni umuntu uzi gukontorora amarangamutima, ni umuntu uzi gukontorora umujinya, ni umuntu uzi guceceka. Uyu muntu ijambo riravuga ngo usubiza bakimubwira, riri mu migani, bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Ni ijambo ryanditse mu migani. Usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe, ubupfapfa bwe ngo n'ubushizi bw'isoni. Niba hari umuntu isi izakomera amashyi, ni umuntu ubanza gukaraga ururimi mu kanwa mbere yo gusubiza. Umugore ngo amaze kumubwira gutya, umugabo ngo aramwitegereza, gahita amubwira ngo Satani ntago ari we nsabye amazi yo kunywa, ratasheri mpa amazi yo kunywa. Umugore ngo amanuka gake cyane, nk'uwari uri kuri rasoro bakaba bari kugenda bayimanura, ngo ahita agenda ajya kuzana amazi ahereza umugabo. Ariko byaturutse kuki? Ku mugabo, kuko iyo abundi guhita mukubita akavuga ati genda ubane na barunaka bari guhaye amagambo n'ibiki, yahise yicecekera. Abahanga mu bijyanye no guceceka baravuze ngo silence, ngo guceceka ni igisubizo cyiza ushobora guhereza injiji cyangwa se umuntu wese ukwitiranya. Burya iyo ucecetse ni igisubizo cyiza cyane ku muntu wese utazi uriwe, cyangwa wakwitiranyije, wakujijweho, wakubayeho injiji akakwitiranya n'ubururu kandi uri icyatsi. Burya guceceka, Salomo yaravuze ngo n'umuhanga n'umuswa iyo acecetse ngo abantu bamwitiranya n'umuhanga. Umva urwego guceceka biriho. Umuntu w'umuswa ngo iyo acecetse abantu barikanga bakavuga ati nyamara uriya muntu ni umuhanga. Rero guceceka harimo ubwenge, harimo igisubizo ku bantu bose bari kukurwanya.
buryo ucecetse niyo ibintu byakubayeho bitubwira icyo bivugaho tubwira icyo bivugaho burya wicecekeye byagira umusaruro ukomeye cyane guceceka Imana iguha impano yo guceceka uzagera kure Imana iguha impano yo guceceka ibintu byose niba bivuga hari ibyo baceceka Imana iguha impano yo guceceka kandi natwe yiduhereze kuko turi abantu bazagera kure ntabwo nize twazavuga tukageza ryari isi yuzuye ibiduca intege biturushya abatuvuga ukuri abatubeshyera abaturwanya abadusebya mbese aba bose kandi baravuga nibavuga rero nawe ukavuga nta ubundi mu magambo 10 navuze harimo ijambo navuze ngo niwirukankana umuntu ukoresheje imbaraga z'ikinyoma uzasigaza imbaraga zizagusubiza inyuma igihe nawe azaba kwirukankanya akoresheje imbaraga z'ukuri hakabamo n'irindi rivuga ngo nusanga abantu 9 bakuvuga ugatangira kwisobanura uzaba ubaye wa 10 mu kwivuga cyambere ni ugutuza ibihe nibyo bisobanura ukuri guceceka ni ngombwa ego soreze kuri pastor ya byose arabivuze barabigeye cyo gato gusa nenda kuvugaho mu guceceka nkuko yaragiye ku bahanga bagiye basobanura ubundi guceceka avuga ko ariyo ntwaro irangiza intambara kandi umuntu wese utuje agakora n'ubucece akunze kuba successful kunari bukore kandi mu guceceka ababirwanya ntibabimenya mu guceceka no kwigirira neza ukihana amahoro muri wowe kandi muri uko guceceka ntuceceka nk'urakaye cyangwa nkumva wanza abantu ahubwo guceceka kugira ngo uvuge ngo ubwo ntuje mfite Imana izankura muri birya bintu icyanyuma mu guceceka igaragaza ubukristo kandi icyo ukemuye ukemura neza Imana ibaha umugisha yego hari waba afite kandi yakongeraho atavuze se yarafite ku mutima dusoze kandi silence is the good answer yego arakoze cyane Pst Mutesi arakoze Pst Dieudonné na Pst Ntambabazi Jean Baptiste no kuri Imana ibaha umugisha aha hantu ntekereza ko bakurikiye iki kigano cyangwa izi nyigisho kuva ku ntangiriro kugera ku munota wa nyuma hari byinshi bungutse by'umwihariko ngiwe ndi uwa mbere mu bafite ibyo nungutse kuri iki cyigisho cyo guceceka ariko ntarabarekura nyine mugira inyigisho nziza murakurikiranwa cyane cyangwa mutanga inyigisho kuri za social media zitandukanye hari benshi bashaka kubona iki kiganiro bakifuza kuba bahura na pastor namwe uwabyifuza nonaha yabageraho gute Pst Mutesi ya kwandika gira neza TV abaye afite smartphone akajya kuri YouTube akandika gira neza TV ahita abona channel yanjye aho ntangira ibyigisho cyangwa n'inama zisanzwe ariko atabishoboye nimero yanjye ni 078831 86 88. Imana ibaha umugisha. Yego murakoze cyane. Pastor Dieudonné wowe bakubona gute? Wambona ku ijambo rikiza TV hariho nimero yanjye aho hasi. Ijambo rikiza TV na gira neza TV abadukurikiye babyibuka neza bahita bakora subscribe kugira ngo umuryango waba bavandimwe ukomeze kwaguka ndetse ibintu bikomeze kugenda neza. Pastor nawe ubwo bansanga kuri 07 cyamagara kuri 0788555428 kuri Facebook bandika Ntambabazi Jean Baptiste, Instagram nuko no kuri Twitter nuko naho bandika Ntambabazi Jean Baptiste mba mpari kandi baniteguye kubakira. Imana ibaha umugisha. Tunafatiraho rero dusengere dutandukanye. Se wanyemereye uri umunyamakuru ko mumva amavuta y'umushumba yambanye menshi akaba ari usenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi imbere ya kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuzi neza kutajya ukora mbere y'ijambo ahubwo kujya umanuka ugakora nyuma y'ijambo. Reka nyuma y'iri jambo ufashe imitima ya benshi uwasakuzaga mu kigeragezo amenye ko agomba guceceka kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami Mana yacu nsabiye umugisha buri wese witanze kugira ngo iri jambo rigere ku bwoko bwawe. Nyiri yicano musabiye umugisha, abakozi bawe mbasabiye umugisha, kandi na buri mutima wose uzaryakira musabiye umugisha. Dutandukanye turasabye ngo ukize indwara z'umwuka z'umutima ku barwaye bafite ibikomere mu mitima yabo,
abantu bari baragiye bakomereka, abantu basakuzaga kubera ibigeragezo, abantu bari bababaye mu buryo bwinshi butandukanye. Turasabye ngo nyuma y'iri jambo weho umanuke komora imitima yabo, kandi iri jambo rigira icyo ryubaka, iri jambo rigira icyo rihindura, iri jambo rigire n'abo riyobora. Mwami Imana yacu, gusenga no gusaba kwari ukwanjye, gutanga umugisha kundi kose n'ukwawe, uhereye aka kanya n'iteka ryose. Amen. Yego, barakoze cyane abashumba, n'ukuri Uwiteka abahumugisha. Dushimira cyane abadukurikiye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma w'iki kiganiro. Nshimira by'umwihariko na Eric wari uri kuri kamera. Nk'ibisanzwe ndi Nsengimva Vincent. Uwiteka duhana umugisha. Amen.